umukobwa rutuntu yagiye arazana tuza Yonji bino urabikora yaribwiye ngo tuza umwami aramufana uriya mukobwa ajya ateka nkumirwa arandamufana umukobwa kubita igi tangira kuvangavanga hano mu gafu yagiye abona ukuntu inaha bakora za capati uri kumva arangije kumeneramo nawe uyu munsi wa none wakujyana mu 1500 na ibintu wabatekera bakumirwa kera baryaga ngo za rukacarara bakarya ibintu ngo by'amasogi birura ibintu by'ibisusu ukagera ukabakubita twadukoryo n'utundi tumanyeri gusa abatetsi bari hano ibijyanye n'umuco wabo bazi kubiteka cyane urebe umukobwa arabanza gukorera ikintu ngo cy'igipondo nimba ari iki kanda kana kariyo gake gake umwami kazaramureba abantu bose baramureba umuntu ari mu bikira. Iyi ni episode ya 4 kuri filime yacu Bon Appetit Your Majesty. Filime iri gukorwa na Rocky, naga filime k'akanyakoreya gafite ama episode make kagahita karangira. Twagarukiye kuri episode ya 3, episode ya 4 irakomeje. Umukobwa wacu yisanze muri competition yateguwe na mukecuru ku bijyanye n'imitekere, ariko umukobwa ibiryo by'umuco gakondo ntago babizi neza cyane ko aba yaraturutse mu gihe cyahashize, aba yaraturutse mu gihe kiri imbere agasubira mu gihe cy'inyuma mu myaka ya kera. Rero ahanganye n'abashefu barenze basanzwe bateka ibyo biryo. Reka turebe episode ya 4 turebe ko biza kurangira atsinda ntago atsinda. Umwami aramufana ariko bose bamutera imijugujugu bavuga ntago bishobora ntago bigenda neza. Utiyeze turebe ko biri burangire. Episode ya 4 yamaze kugera kuri website, kora download cyangwa kandi watch for bashe kuyireba. Gize ikibazo twandikiye kuri WhatsApp 83 216 28. Shukuru, ciao.